Hari ibintu mu buzima udakwiriye kwibagirwa, hari umuntu mu buzima ukwiriye kuzirikana. Uwo ni uwaguteze amatwi, wa wundi utagushinja nubwo waba uri mu makosa, we agerageza kukumva ndetse akumva n'impamvu byabaye. Wa wundi uhora kwitayeho, ukuzirikana, ugutekereza atagamije inyungu ze, uwibwiriza akaguhangayikira, ushakisha ndetse akanahirimbanira umunezero wawe. Wa wundi udasinzira iyo udatekanye, wa wundi wiyibagirwa ku bwawe, wa wundi ukwitangira kandi agahora agushakira ibyiza. Ndavuga uwumva agahinda kawe, wa wundi umenya ko ubabaye n'iyo utavuga, wa wundi uhora ari urutugu ruriraho, wa wundi ugusegura unezerewe, ndetse ni wa wundi utajya umenyera kubera bya bindi byinshi byiza agukorera. Uwo nta kindi gisobanuro ni inshuti, ingenzi ndetse n'intwari mu buzima bwawe. Igitangaje si uwo mu muryango ndetse si umufasha cyangwa umukunzi wawe ngo ibyo akora wenda wumve ko abikora kuko ari inshingano cyangwa se kubera urukundo mwasezeranye, ahubwo ni inshuti nyanshuti. Mu bibi no mu byiza ahora ahari ku bwawe. Uyu ni uwo tutabasha kugereranya n'undi wese mu buzima bwawe. Niba ufite uyu rero urahirwa, uri umukire ndetse uri umutunzi wa mbere ku isi. Abantu twibagirwa vuba ndetse tukanahinduka nk'ikirere. Nshuti, reka nkwisabire ikintu kimwe: nubona umuntu nk'uyu mu buzima bwawe ntuzamwibagirwe, ntuzamuhemukire. Inshuti nziza ni umuti uvura, inshuti nziza ni umugisha, inshuti nziza ntawe wayinganya nayo. Niba udafite nk'uyu kandi uyu munsi ni uwawe ndetse n'uwanjye, ngo ducane urumuri byibura mu buzima bw'umuntu umwe ku isi. Ufite inshuti nyanshuti aricara agatuza, yababara kumva ko atari wenyine, yanezerwa kumva ko hari uwo bari busangire. Nyemerera rero uyu munsi natwe tugire uwo tubera inshuti y'akadasohoka. Imana itubashishe, iduhe urukundo rutaryarya, iduhe urukundo ruca bugufi, rwa rundi rudahutiraho, rwa rukundo rwihangana, rwa rukundo rushakira abandi byiza. Uyu munsi njye nawe twaba inshuti nyanshuti, nta kidashoboka. Nyemerera muri iyi si, muri iki kinyejana tugezemo cyo kwihugiraho, uyu munsi natwe dufate intambwe imwe yo kubera umwe urumuri. Burya iyo ufite uwo ubwira agahinda kawe n'umunezero wawe, ubuzima burushaho kukuryohera. Murakoze, reka uyu munsi tuwugire uw'inshuti nyanshuti, kandi Imana ihe umugisha inshuti zitaryarya, Imana ihe umugisha za nshuti zigirira abandi ibanga, za nshuti zikunda urukundo rwa nyarwo. Nyemerera rero uyu munsi twige natwe kubera byibura umuntu umwe ku isi inshuti nyanshuti. Imana iduhane umugisha kandi iduhe urukundo rwa nyarwo, urukundo rwabasha guhindura isi. Murakoze, mugire umunsi mwiza.